Turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu. Gerard Mbabazi yasobanuye impamvu nyamukuru yatumye asezera muri RBA. Gerard Mbabazi uri mu banyamakuru b'ibyamamare b'imyidagaduro mu Rwanda bafite izina rikomeye cyane mu Rwanda, yasobanuye impamvu nyamukuru yatumye asezera mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru cya RBA. Yari amazemo imyaka 10 ndetse asubiza n'abantu bagiye batandukanye babihuzaga n'uwo bagize umuyobozi wa RBA wungirije ari Sandrine Sheja. Uyu mugabo wageze kuri RBA mu mwaka wa 2014 ubwo yari amaze gusezera, hagiye havugwa byinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, bimwe by'ukuri ibindi bitari ukuri. Ibi bikaba ari byo byatumye afata umwanya urambuye wo gutanga ukuri ku cyagiye kivugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye no ku cyatumye asezera. Gerard Mbabazi ubwo yari mu kiganiro R Sound on Air yavuze ko gusezera kwe ntaho bihuriye n'ubuyobozi bushya, ahubwo yabonaga atari kuzuza neza inshingano z'akazi yari asanzwe akora bitewe n'uko zari zimaze kwiyongera, akabona guhuza ibiganiro bye byo ku rubuga rwe rwa YouTube n'ibya televiziyo bitari kugenda bihura kandi biri kumunaniza cyane, ahitamo kumeza kamwe ndetse no gutanga umwanya ku bandi. Gerard Mbabazi yabivuze agira ati, abantu benshi bari babizi ko nzasezera mu kwezi kwa Mata, gusa ntibyakunze mpita mbyimurira muri Nzeri. Hari ikiganiro nari mfite cyitwa Zoom In kuri televiziyo nari naragihagaritse kubera ko nari mfite chaîne ya YouTube nkoraho ikiganiro cyitwa Inkuru Yanjye, kandi byose bikoresha amashusho, nkabona kubihuza bitari gukunda, biri kugenda binanira. Rimwe na rimwe hari ibintu najyaga gushyira kuri YouTube nkabona biri kugangana n'ibyo kuri televiziyo muri Zoom In, ahandi nkumva bimwe byo kuri televiziyo nabishyira kuri YouTube. Naravuze nti ibi bintu bishobora kuzatuma nkora akazi kanjye nabi, reka nsezere nticara hano ntari gutanga umusaruro, noneho reka umwanya abandi nkomeze gukorera ku nkuru yanjye, akaba ariyo content akora kuri YouTube channel ye. Gerard Mbabazi yasabye abantu kudahuza gusezera kwe no kuza kwa Sandrine Sheja muri RBA nk'umuyobozi mukuru wungirije, kuko ntaho bihuriye, kuko yari asanganywe iyi gahunda kuva muri RBA muri Mata 2024. Yakomeje agira ati, umva ba Michel bari babizi ko ngomba kugenda kuri iriya tariki, bari bazi ko ntazahembwa ukwezi kwa 9 ariko Nzeri, none nkibaza nahunga Sandrine mu ruhe rwego? Ntabwo ndi mubi kuri urwo rwego. Gerard Mbabazi yavuze ko ubuyobozi bwa RBA bwari bwaramusabye gutegura ikindi kiganiro kitazabangamira gahunda ze zatumye isezera, ariko nabyo abigenza gake kuko yabonaga kubihuza bizatuma adatanga umusaruro. Uyu mugabo yasezeye muri RBA mu mpera ya Kanama, yatangiriye umwuga w'itangazamakuru kuri radiyo Huye mu mwaka 2008, aho yamaze amezi make muri uwo mwaka agahita atsindira kujya ku umwe mu banyamakuru ba radiyo Salus ya Kaminuza y'u Rwanda. Yavuye kuri iyi radiyo mu mwaka 2011 ahita yerekeza mu itangazamakuru ryandika kugeza mu mpera za 2013 ubwo yerekezaga kuri Keti Radio, aho yavuye mu mwaka 2014 yerekeza muri RBA. Yavuye muri 2024 ajya kuri YouTube channel ye, agenda akora ibiganiro bigiye bitandukanye. Content ye murayizi, akaba ari Inkuru Yanjye, agenda atumira abagiye batandukanye bakavuga amateka yabo, ubuzima banyuzemo, ibyabababaje n'ibyabashije, aho bamaze kugera, ndetse akagenda atanga n'inama zigiye zitandukanye. Gerard Mbabazi rero akaba yaravuze kuri byinshi mu gusezera kwe, ko ariko atashoboye guhuza akazi ke kuri RBA n'ibikorwa bye byo kuri YouTube kuri channel ye, aho yavuze yuko
atari kubasha kubihuza ngo atange umusaruro uko bikwiye, ahitamo komeza kamwe, akomeza kuri YouTube ye yitwa Inkuru Yanjye. Yanyomoje amakuru kandi y'abagendaga bavuga ko impamvu yavuye kuri RBA ariko bahazanye Sandrine Sheja, avuga yuko ntaho bihuriye kuko iyo gahunda yo kuva kuri RBA yari ayisanganywe. Mwakoze kubana natwe, iyi ni Isaro TV Show.